Amahoro y'Imana abane nawe mukunzi w'Ingenzi TV. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin ntaratanga ishusho y'uburyo guverinoma izarwanya malariya irimo yica abanyarwanda, mu gihe Minisitiri Dr Nsanzimana Sabin ataragaragaza ingamba igihugu gifite ku kibazo gikomeye kandi gihangayikishije abanyarwanda aricyo indwara ya malariya. Mu myaka yashize higeze kwaduka malariya ifatirwa ingamba zo kuyikumira mu buryo yagombaga gusa naho ihawe akato. Uko malariya yagendaga igaragaza ko yugarije u Rwanda, hafashwe ingamba zo kuyirwanya. Ingamba ya mbere yakangurirwaga buri muturage wese yabaga imubwira kugira isuku, aho ikindi kwari ugukuraho ibiziba bikikije urugo kuko ariho imibu yihishaga igateramo amagi, amagi nyine agatera malariya. Muri iki gihe rero haragaragara ko malariya yugarije abanyarwanda, ari nako ubukungu bukomeza kuhazaharira. Mu minsi yashize byavuzwe ko malariya yari yaragabanutse kubera ko hari haraje inzitiramibu ziteye umuti, bigatuma nijoro zitabasha kurya umuntu kuko yabaga yabonye ubwihisho. Abanyarwanda batandukanye baragira bati ko leta yavuze ko uzajya agaragaraho ikosa runaka azajya aribazwa, none abazanye inzitiramibu zarengeje igihe bo bazabibazwa ryari? Aha rero ni uko RSSB nka kimwe mu bigo bya leta byeguriwe kumenya ubuzima bw'abanyarwanda cyagaragaweho no kubuhungabanya mu nzira zikurikira. Inzira ya mbere, malariya irica abanyarwanda mu duce. Ikindi cyagaragaye mu nteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite, muri komisiyo ishinzwe kugaruza umutungo wa leta, n'igihe RSSB yitabaga ku byaha yakoze byo kuzana imwe mu miti yarengeje igihe. Ibi byose byashyizwe mu kabati, none ingaruka ziriho ziraba ku baturage bicwa na malariya. Ubu rero ahandi hibazwaho byinshi ni ikigo cyitwa ko gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda. Iki kigo kiyobowe na Cyubahiro usanga kidakora neza, kuko gikora neza abanyarwanda ntabwo bakwicwa na malariya. Aha ababivuga babihera ku ngero zifatika bagira bati ubuziranenge bukoze neza, inzitiramibu zashaje ntabwo zakwinjira mu Rwanda. Ni ukuvuga ko ubuziranenge buramutse bukoze neza, izi nzitiramibu nk'izi ngizi zashaje ntizakwinjira mu Rwanda. Abo bireba rero nibatange igisubizo cyo gukumira malariya, dore ko RSSB yanagabiwe. Minisitiri w'Intebe akwiye kwitaba inteko hamwe n'uwo ayobora, Minisitiri w'Ubuzima, bagatanga ibisobanuro by'abanyarwanda bicwa na malariya. Ibi birababaje kumva hakiri abanyarwanda bicwa na malariya, ubuyobozi bugaterera iyo. Iyi ni Ingenzi TV.